ko turi ibikoresho ukoreramo imirimo yawe hano ku isi, ibikoresho nyaguhora ku ngoma. Utwibutse Uwiteka Mana Nyiringabo, ndetse ijambo ryawe ryaratubwiye mu ngoma za 2 uratubwira ngo abantu bitiriwe izina ryawe nibicisha bugufi bakihana bagahindukira ibyago bitandukanye, inzigi, intambara, amakuba biteye ibihugu byabo, ngo ariko bakicisha bugufi bakihana bakakumvira bagahindukira bakava mu ngeso zabo mbi bakagutakira, ngo uzabumva uri mu ijuru udukirize igihugu. Twibutse Mwami ko umumaro wacu ari uwo kuba umutambyi hano mu isi, ubwo nawe uri mutwingingira uri umutambyi mukuru mu ijuru ku bwacu. Twibutse umurimo waduhaye wo kuba abatambyi hano mu isi, twibutse ko tutari ngwiza murongo, twibutse Mwami ko ari umurimo wacu twese abakwizera, kandi Mwami ko waduhamagariye kwezwa kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo gusenga kwacu kutagira inkomyi, gusenga kwacu kutagira ikizinga, umwanzi ataturega. Duciye bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twibutse uwo murimo w'igitangaza waduhaye mu minsi dufite hano ku isi, maze bidutera kubaho Mwami, bidutere kubaho duhinda umushyitsi, bidutere kubaho Mwami twubashye igitinyiro cy'izina ryawe n'umurimo w'igitangaza waduhaye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino dushoboze Mwami guhagarara mu cyuho, ngwino dushoboze Mwami twe guhumiriza ari igihe cyo kureba, twe gusinzira ibitotsi by'ubupfapfa ari igihe cyo kuba maso. Ngwino twibutse umurimo w'igitangaza wahaye abizera, ngwino twibutse nyaguhora ku ngoma kumaze kuducungura ukatugura Mwami tukaba bawe, ukatwemera tugasigara hano mu isi hari ibyo wari udutegerejeho. Ngwino dukure mu birangaza, ngwino Mwami turinde gupfa kubaho nk'abasanzwe kandi turi biremwa by'umwuka bikorerwamo nawe nyaguhora ku ngoma. Ngwino ukore ku maso y'abera, utubwire ko ari igihe cyo gusenga, udukangure nyaguhora ku ngoma, utubwire ko ari igihe cyo kwezwa, utubwire ko ari igihe cyo gugutumbira. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo ukure hagati yacu ikintu cyose cyakwitambika hagati yacu nawe, ibyo twarangariramo, abo twarangariraho, ese baba baranga, ese yaba situation, ese byaba ibyago n'amakuba, ese byaba ibyaha, ikintu cyose cyahagara hagati yacu nawe nyaguhora ku ngoma gikurweho, maze Mwami twumve icyo tubwira, maze tukurangamire wowe wenyine, kugira ngo icyo dushaka mu minsi dutije Mwami ukituboneho Uwiteka Mana Nyiringabo. Turagushimira ko wumva gusenga kw'abera Mwami, iyo biba bidakora uba warabitubwiye. Niba watubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, yasenganye umwete. Uranatubwira ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe ariko arasenga cyane. Bibiliya ntiyanditse, ntiyadusobanuriye byinshi by'uko yasenze, ariko twarabwiye aho ngaho ngo arasenga cyane, ahagarika imvura arongera arasenga cyane, imvura iragwa, kandi ari umuntu umeze nkatwe. Twibutse uwo murimo kandi duhe guhuza umutima Mwami, kugira ngo duhagarare mu cyuho cy'ibihugu byacu, kugira ngo dusenge Uwiteka Mana Nyiringabo. Twibutse uwo murimo Mwami, dukure mu bitotsi by'ubupfapfa, dukure mu kujagarara mu bitagira umumaro, utwibutse inshingano zacu. Shyira ishyaka rigurumana mu mitima yacu, duha amaso arimo areba ibihugu nk'uko ubireba Mwami, kugira ngo natwe tugire umutwaro wawe. Duhe Mwami uko urimo ureba abantu, maze natwe aba ariko tubareba Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo imbabazi ubafitiye natwe tuzigire, umutwaro ufite natwe tuwugire Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo babone bameze nk'intama zitatanye zitagira umwungeri, zishonje, zipfuye, zishwe n'intambara no gutatana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntiza amaso yawe, untiza umutima wawe mukunzi mwiza, tiza abera kureba nk'uko ureba Mwami w'abami. Ayi Mwami w'abami, twibutse ko twebwe turenze kugira ubwoko, twibutse ko turenze kugira igihugu geographically, twibutse Uwiteka Mana Nyiringabo, twibutse Mwami w'abami, twibutse abo turi bo muri wowe, utwibutse inshingano zacu Mwami, udukure mu birangaza, udukure mu kugotwa no gutsikamirwa n'umwanzi, udukure Uwiteka Mana Nyiringabo. Hagurutsa abinginze, hagurutsa abasenga nyaguhora ku ngoma, kora ku maso yanjye ndebe nk'uko ureba, kora ku mutima wanjye numve nk'uko wumva, basensibility yawe ufite. Umuntu wese n'uwo gaciro mu maso yawe, wifuza ko nta muntu wapfa gutyo, wifuza ko nta muntu warimbuka. Ayi Mwami wanjye we, umuntu wese n'uwo gaciro mu maso yawe. Ibutsa abera Mwami, udukure mu bupfapfa, udukure mu kurebesha amaso asanzwe y'umubiri, udukure mu kugarukira bugufi Mwami, kandi waratugize abatambyi hano mu isi. Utwibutse uwo murimo w'igitangaza. Turi hano Mwami kugira ngo utwigishe, turi hano Mwami kugira ngo dutize umutima wawe, turi hano Mwami ngo bye kutubera kurangiza umuhango, bye kutubera ibiraho gusa kuko ari gahunda yagenwe. Turifuza ko ijuru ridukingukira, turifuza kukubona, umutima wanjye ugwishurirwe birenze aho naringereye, amaso yanjye akubone birenze aho naringereye, umutima wanjye wuzurwemo n'ibyawe, ibyuzuye umutima wawe, ibiri priorite ku mutima wawe Mwami Yesu, ubinsukemo ndakwinginze, ubinsukemo
ndimo ndakwinginze umpa imirebere imeze nk'iyawe, umpa umutima umeze nk'uwawe mwa ubasha gukunda no gukeyaringa ku buzima bw'abantu nk'uko ubigira Uwiteka Mana Nyiringabo. Utwuzuza umwuka wawe wera, utwuzuza imbaraga zawe, utwuzuze ishyaka n'umwete wo gusenga, uduhe guhuza Nyaguhora ku ngoma. Turakwizeye, twizeye gukora kwawe. Tweyureho ibintu byose bitwikiriye abera, tweyureho ibyaha bidutwikira, tweyureho ibyaha byo mwibanga n'ibiyongobeza ubugingo bwabo n'ibyo abantu bita bitoya bikabakamuramo imbaraga zo gusenga. Bitweyureho kubw'imbabazi zawe, tweyureho ibitotsi by'ubupfapfa, tweyureho uruzerero, tweyureho ibirangaza bitandukanye mwami w'abami, tweyureho ubwoba bw'ibihe, tweyureho kurarikira amafaranga, tweyureho ibishira byose mwami, kugira ngo twite ku by'iteka ryose, kugira ngo twite ku bidashira, kugira ngo turebe nk'uko ureba Nyaguhora ku ngoma. Utwiharire mukunzi mwiza, utwiharire ndakwinginze. Turinde kwizungurukaho tuzunguruka ahantu hamwe, turinde kuba ibihuri, turinde kuba ingwingire, turinde utwigize imbere kubw'imbabazi zawe. Buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe twahuriye kuri iki gicaniro muri iyi minsi yo gusenga, umuhuze n'umugambi umufitiye, umuhuze n'icyo umushakaho muri iyi saison, umuhuze n'icyo urimo uvuga Nyaguhora ku ngoma. Urakoze, icyubahiro cyose ni icyawe, uragikwiriye. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, mwiriwe neza abo dufatanyije gusenga, murakoze gusenga. Umwami Yesu abahe umugisha, atugirire neza, atwiyereke, nta gusenga na kumwe gupfa ubusa. Niyo mpamvu umwanzi yanga ko dusenga, adutera kurorongotana no kwizengurukaho, kuko azi ko gusenga kwabera kugira umumaro. Imana ishimwe rero duhaye ubuntu n'amahoro n'uburyo bwo kongera gutyazanya, gufatanya kugira ngo dusengane. Uri inyunganizi yanjye, ndi inyunganizi yawe. Iyo dufatanyije duterana inkunga, tugaterana umwete. Reka dukomeze rero tuganire ku magambo y'Imana mfite ku mutima wanjye, nkuko twayatangiye ku munsi w'ejo tuvuga ngo hakurya y'umuranga, hakurya y'umuranga. Murabizi tugira niba turi mu gitondo saa 11 tukageza saa 12 n'isaha imwe yonyine, tukongera muri no mugoroba tumaze umwanya dusenga kuko Imana yaratuyoboye kuva saa 12 n'igice. Nejo niko tuzabikora kubwo buntu bw'Imana n'ubundi buryo bwose Imana izatuyoboramo. Hakurya y'umuranga niho twavugaga ku munsi w'ejo. Hakurya y'umuranga hagazeyo umutambyi mukuru, hakurya y'umuranga hariyo umuremyi w'ijuru n'isi, hariyo Kristo wakuguza amaraso, ugukunda urukundo utazigera ukundwa n'umuntu uwo ari we wese, ufite imbaraga zihindura ubuzima bwawe, uwo dukomoramo agakiza. Hakurya y'umuranga niwe turebayo. Ariko umwanzi ikintu cyose abona cyakurangaza, ikintu cyose abona cyakujijisha n'icyakwitwa cyiza aragikoresha. Simvuga ko abaranga bose ari babi, nukuri Imana ihumugisha abantu bose batwigishije ijambo ry'Imana, Imana ihumugisha batwigishije gusenga, Imana ihumugisha badukundishije kuba mu nzu y'Imana, Imana ihumugisha abadufashe intambwe tutazi Matayo ngo ibahehe, tutazi Yohani ngo ibahehe, tutazi ikintu na kimwe. Imana ihumugisha abo bose. Imana ifite abaranga beza barimo bakora umurimo nk'uwa Yohani umubatiza, bafite ishyaka ry'abera, bagenda hirya no hino gukomeza abandi. Imana ihumugisha badukomeje amaboko, icyo tutari tubashije guhagarara ku maguru yacu muri Kristo Yesu. Imana ihumugisha abo bose bakangurira benshi ku bukiranutsi, abo bose basengera abantu batanabizi, abatwingingira. Imana ibahe umugisha. Imana irabafite kandi ni benshi, bakwiriye gushyigikirwa, bakwiriye gusengerwa, bakwiriye gufatwa amaboko, kandi n'ukuri biranakwiriye. Inshuro nyinshi abo baranga baduhagarara imbere iyo tukiri abana batoya, tujya tugira ngo si abantu, tukagira ngo ntibagira icyaha, tukagira ngo ntibagira intege nke, yewe bigatuma babasengera baba bakeya. Ariko iyo umuntu amaze gukura amenya ko ari abantu kimwe n'abandi, nkuko tubibona abatambyi bo mu isezerano rya kera ngo babanzaga kwitambirira ubwabo kugira ngo babone gutamburira ubwoko. Ni abantu kimwe natwe. Iyo umuntu amaze gukura agira imbaraga zibasengera, akabagirira umutwaro, kandi agashima Imana kubw'imirimo Imana ibakoresheje, ko agenda amenya kwitanga kwabo. Imana rero nihabwa icyubahiro kubw'ibyo byose. Kuki mvuze ibyo byose? Ni ukugira ngo utagira ngo ndimo ndagutera guhurwa umuranga. Ariko umwanzi ni umuriganya. Ufite umuriganya ni umuntu udakoresha ibibi gutya murebana, ni umuntu aho gusa nkaho aca inyuma, ni umuntu usa nkaho ajijisha. Murabizi igihe yavuganye na Eva ntago yazanye ikinyoma kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo, ahubwo yaseye nk'uvuga ukuri, arangije asesekamo akanyoma gatoya, ariko akanyoma kabarimbura, akanyoma kabasohora mu kubaho kw'Imana, kitwaga akanyoma ariko karimo kirimbuzi. Umwanzi rero ikintu cyose yajijishirizamo umuntu
kugira ngo umuntu ntarebe umukwe, kugira ngo umuntu ntatumbire umutambyi mukuru uruta abandi, azagikoresha. Niyo mpamvu inshuti z'Imana, dukurikije ibyo twumva, dukurikije ibyo tureba, dusanga abana b'Imana benshi bahanga amaso abaranga kuruta kureba uwo umuranga agaragaza, kuruta kureba umutambyi mukuru uri inyuma y'umuranga. Ubwo umuranga ugaragaza umutambyi mukuru erega ni umuranga mwiza. Habaho n'abaranga babi babikora nkana cyangwa se babikora kubwo gucogozwa n'ibishye. Reka bari uko mvuga. Imana itugirire ubuntu. Ibyo rero binezeza Satani kuko abazi ko azagushobora, azakubasha, kuko umuranga ntafite imbaraga zo kugukiza. Umuranga ntabwo afite imbaraga zo kugukomeza. Hari ahantu Pawulo yavuze habonetse amacakubiri, bamwe bavuga ngo naba Pawulo, abandi ngo naba Apolosi. Hanyuma Pawulo aravuga ngo utera imbuto ari we Pawulo wazanye ubutumwa bwiza inshuro ya mbere, na Apolosi waje kubarera mu gakiza, ariko tuvuga wabateye gukomera mu gakiza, wabigishije iby'umwami ashaka. Ngo abo bose mu by'ukuri nta kintu bavuze cyane. Iyo umeza ukuza imbuto abatarabijemo, ukuza imbuto rero ni umutambyi mukuru, ni umwami w'abami, ni uwatanze ubuzima bwe ku musaraba ku bwawe. Ntacyo mvuze, navuze ijambo ry'Imana. Uwaje kurera nyuma y'uko mbwiye abantu bagakizwa, cyangwa ngiye waje gukomeza abantu bamaze gukizwa, imirimo yacu ni migufi cyane. Ukuza iyo mbuto atabigiyemo, uwo rero ni umutambyi mukuru. Uwo nguwo ni umuremyi w'ijuru n'isi. Uwo ni Yesu. Niwe Yohani yavugaga ngo dore uriya n'umwana w'intama ubasha gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Uriya niwe ukwiriye gukurikirwa. Niyo mpamvu abigishwa ba Yohani bakurikiye Yesu amaze kubereka uwo ari we. Nicyo kidukwiriye Uwiteka Mana Nyiringabo. Mu by'ukuri ntabwo umuranga yagenewe guhora aranga, yego yagukomeza yakubwira ibindi, ariko aragira ngo nawe wegerezwe uwo akurangira, nibwo ubuzima Data ashaka muri wowe buzasohozwa. Imana itugirire neza. Hakurya y'umuranga rero uyu munsi turavuga ko hari umutambyi mukuru, umutambyi w'igitangaza udakenera kubanza kwitambirira ubwe kandi udakurwaho n'urupfu. Abaranga bose barapfa, abaranga bose bakurwaho n'urupfu. Niyo yaba kihagaze neza, urupfu rwose agenda agwiza imbaraga, urupfu ruzamushyiriraho iherezo. Abaranga nuko tumeze, ariko dufite undi mutambyi mukuru udakenera no kubanza kwitambirira ubwe, utabura umwanya, utagira intege nkeya, kandi udakurwaho n'urupfu. Ni umutambyi w'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Reka dukoreshe icyanditswe kiri mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 5, turahera ku murongo wa mbere tumanuke gake gake tugeze ku murongo wa 14. Mu by'ukuri urwandiko rw'Abaheburayo nanjye vuga ngo ruri interesting, ariko mu by'ukuri Bibiliya iraryoshye kandi irimo ubuzima. Mu Baheburayo igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere hanyuma tumanuke buke buke. Haravuga ngo umutambyi mukuru wese iyo toranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha. Umutambyi mukuru wese, ubwo mu isezerano rya kera habaga umutambyi mukuru wa wundi wageraga ahera hahera, nabwo akagerayo gakeya, ko yagomba kugerayo rimwe mu mwaka ku munsi w'impongano cyangwa umunsi wa atonement, akagerayo icyo gihe. Ahangaho haratubwiye ngo umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu ashyirwa gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha. Umurimo yabaga afite muri make ni uguhuza abantu n'Imana. Muri ibi ijambo ry'Imana avuga ngo umutambyi mukuru wese atoranywa mu bantu kandi agahagararira abantu imbere y'Imana. Ahagarariye abantu imbere y'Imana. Umurimo we ni ugusohoza amaturo n'ibitambo kubera ibyaha byabo. Kubera urukundo rw'igitangaza Imana yakunze abantu, iteka nifuzaga gutakaza abantu. Niyo mpamvu ubutambyi bwaje gushyirwaho kugira ngo iteka ajya yongera yunga abantu n'Imana. Imana ntitakaza abantu bayo bayicumuyeho, bakoze ibyo yababujije. Umutambyi aboneke yongera bunge n'Imana. Urwo ni urukundo rw'igitangaza Imana ikunda abantu. Ngo kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Abaranga nabo bagoswe n'intege nke. Ubundi umuranga mwiza ibyo agusaba gukora nawe aba arimo kubikora. Ngo kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Uyu ni umutambyi usanzwe wo mu isezerano rya kera barimo kutubwira ngo ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Uko tubizanye mu mvugo y'uyo munsi, uko asaba abandi kwihana niko nawe yakabaye yihana. Iyo ugize ibyago rero ugahura n'umuranga mubi, akubwira ko wadakeneye kwihana, akubwira ko adakeneye kwezwa. Mbese ameze nk'umuntu udatuye ku isi, ameze nk'umutagatifu mbuze uko muvuga, ameze nk'utagira ibyamucogoza,
hayi Imana itugirire ubuntu. Uyu mutambyi rero barimo batubwira mu isezerano rya kera ngo ndetse nicyo gituma kwiriye no kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Mbibutse ko uyu nguyu aba ari umutego iyo umuntu yibwiye ko abaye mu buzima budakenera kwezwa. Mwibuke ko biri tubwira ngo ye uhagaze we wirinde utagwa. Iyo umuntu yibwiye ko yageze ahantu atahirima atasitara abaho ubuzima bw'ikinyoma, bikamwambura uko kwirinda yarahawe, bikamwambura ubwo buzima bwo guhora yifuza ko ubusabane bwe n'Imana buhora bumeze neza, kuko yifata nk'aho ari supernatural, umuntu udasanzwe, hanyuma bikarangira ubuzima bwe burambaraye. Ahubwo Imana itugirire ubuntu. Ngo ndetse nicyo gituma kwiriye kwitambira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Nta wiha icyo cyubahiro ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Ni ukuri abatambyi yaba barimo gukora imirimo y'Imana duhojejeho ihuza abantu n'agakiza, ni ukuri rwose n'Imana ihamagara. Abari mu mihamagaro y'ukuri ni ukuri bose babihawe n'Imana, nta muntu ubyihimbira nk'uko n'aba batambyi ba kera bari barabihawe n'Imana. Ngo niko na Kristo ku murongo wa 5 atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze n'ahandi iti uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Uburyo bwa Melikisedeki ni uburyo budafite iherezo. Muri Melikisedeki mu gitabo cy'Itangiriro ngo ntiyagiraga se na nyina, yaraje ahura na Aburahamu avuye kurwana, hanyuma Aburahamu amuha kimwe n'icumi. Yitwa umwami wo gukiranuka, akitwa umwami w'amahoro. Rwose ni type ya Yesu, nta n'uwabivuguruza. Iryo zina ubwaryo riragora abantu bagashakamo byinshi, ariko mu by'ukuri ni ishusho ya Yesu. Kandi nta n'impamvu twabihakana, kuko Aburahamu turanamubona n'ubundi asurwa n'Imana, hanyuma mu kanya ngo ni batatu, mu kanya ngo ni umwe. Rero si igitangaza ko na Yesu yaza guhura na Aburahamu. Ni ubutambyi butari ubw'abantu, ni ubutambyi kandi bwashanyaga ko budafite itangiriro n'iherezo, kuko uyu mutambyi Melikisedeki yaje ubutambyi butari bwashyirwaho, hanyuma Aburahamu amubona nk'umukuru. Imana ishimwe cyane. Niko umutambyi mukuru witwa Yesu Kristo udakurwaho n'urupfu, udafite itangiriro n'iherezo, ni kwari. Ntago we agenwa n'ubutambyi bwo kwa Aroni bwakomotse mu bwoko bw'Abalewi batoranyije, oya, ni umutambyi w'iteka ryose. Niyo mpamvu urupfu rutabasha kumukuraho. Imana ishimwe cyane. Ngo niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze n'ahandi ati uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Uyu ni umurongo ukomeye. Rimwe na rimwe abantu bajya bibwira ko Yesu atagize umwanya wo kwinginga, kwinterseda, ariko ahangaha aravuga ngo Yesu akiri mu mubiri ngo amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Reka twongere tuvuge ko imibabaro idakomoka kuri data da, ariko imibabaro ni igipimo cyiza gipima kumvira kwawe n'ukwanjye. Kumvira ibintu byose ari amahoro, biraryoshye, biranoroshye, ariko kumvira mu gihe cyo kugeragezwa ni igipimo cyiza tutakwepa. Imana ishimwe cyane kandi biguhame. Wumvire data nubwo waba usigaranye, ndavuze ngo agasatsi kamwe, nubwo waba uri mushiraho, ubuzima bwagucitse uri mushiraho, uzavuge ngo nzumvira data. Imana ishimwe cyane. Nawe rero ngo yarumviswe kubwo kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane, yumviswe kubwo kubaha kwe. Ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Mu mibabaro twigira imbere mu kumvira Imana. Iyo tugize umugisha tukayigendanamo n'ubuntu bw'Imana no kwiyemeza twahawe na Mwuka Wera, dusohokamo turushijeho kurabagirana, turushijeho kumvira Imana, turushijeho kwishingikiriza kuri yo. Muri make imibabaro natwigisha twereka ko burya ntacyo turicyo, kuko tugera ahantu dutsindwa rwose, ukavuga utaha biranze, birananiye, ukishingikiriza ku Mukiza. Imana nishimwe cyane. Ngo kandi amaze gutunganywa rwose, imibabaro iratunganya nshuti y'Imana. Ku murongo wa 9 ngo kandi amaze gutunganywa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Umva rero hatandukanira n'abandi batambyi, umva hatandukanira n'abaranga. Ibyo atanga n'ibyiteka ryose, ntago bishira. Ngo abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza
kadashira, amaze gutunganywa rwose, igitambo cye gishyitse kizima cyo kwitanga, dore ko we turaza kubibona ntago we yajyanyemo amaraso y'inyamaswa yatanze ye, ngo kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Agakiza twahawe n'akiteka ryose, twagahawe n'uhagaze hakurya y'umuranga, si umwana w'umuntu runaka, nubwo yaba afite gusigwa kw'igitangaza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ibyo uyu mutambyi mukuru atanga ntibishira, ni iby'iteka ryose. Ni gute ushukwa ntaba ari uhanga amaso? Ni gute ushukwa ukerekeza amaso ahandi? Ni gute ushukwa ugakenera abantu ubuntu barinda kubanza kwitambirira kuruta uko ukeneye uyu mutambyi mukuru utanga agakiza kadashira? Ni gute ushukwa ukumva umutima wawe ushatse? Ni koko pe, abaranga turimo Kristo, mutubonamo Kristo, kandi Imana nibishimirwa, ariko ni ikinyoma cya Satani kwifuza cyane kuzahura n'umukozi w'Imana runaka, kandi umwami umutambyi mukuru we muri kumwe mu cyumba, we nta rendezvous, nta appointment, nta gurinda gukora ingendo, muri kumwe mu cyumba. Buriya bavuga ati cyama umwana wanjye akabimenya, icyama akamenya ko ndi umutambyi mukuru uri iburyo bwa data winginga kubwe, icyama agahindukira akamenya ko adakeneye undi muntu hagati yanjye nawe, icyama uyu mwanya yamaraga ajya hirya no hino akawumarana nanjye, akicara ku birenge byanjye nkamwigisha. Erega abo dusanga ntacyo bafite natwe tutahawe. Ushobora kumusangana ni koko ubwiza bw'Imana, igitinyiro cy'Imana, ariko aho yagikuye nawe niho wajya kugikura. Imana itugirire neza. Imirongo ikurikiyeho ibabajemo gake, ku murongo wa 11, reka dusome ku 10 tujye ku 11. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melkisedeki. Twabivuze ntafite itangiriro n'iherezo, ni umwami w'amahoro, ni umwami wo gukiranuka. 11 ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Muri make byinshi bari bamufiteho byo kuvugwa no gusobanurwa byari busobanuke iyo baba batarabaye ibihuri. Ibihuri mu Gifaransa bavuga ngo ni lent à comprendre, gutinda kumva. Bibiri ijambo ry'Imana yakoresheje ijambo ryitwa intumva, cyongereza nusaba ngo ni dur, niba ari dur ibintu nk'ibyo ngibyo. Dar, okay, ngo ni dur n'ukuri. Haleluya. Batinda kumva, gutinda kumva byatumye amagambo y'ubwiru bwavugwaga ku mutambyi mukuru batabasha kuyumva, batabasha kuyakira, kubera ko babaye ibihuri cyangwa abantu batinda kumva. Ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanura, kuko mwabaye. Muri make iyo bataba ibihuri cyangwa ibihuri bari kubasha kumva no gusobanukirwa. Dukwiye kurangamira umutambyi mukuru, dukwiye kurenza amaso tukareba hakurya y'umuranga, kugira ngo simbe ingwingire. Hari ibintu umuntu atatinyuka kuvuga kuri mikrofone, cyangwa atapfa gutinyuka kuvuga mu buryo buri public, ariko mu by'ukuri sinzi wenda wagize umugisha urugendo rwawe rw'agakiza rufite ukuntu rwanyarutse, ariko mu by'ukuri hari umuntu aba igihuri cyangwa gutinda kumva kuko afite ahandi hantu arangamiye, cyangwa afite undi muntu arangamiye. Ukajya wumva azakuvuganira n'Imana akakubwira ibyo wowe udakeneye kwiyumvira, ibyo akakubwira byose ntayereke ukeneye kugira, ntago ukeneye kubaza umwami icyo akuvugaho n'icyo gushaka, kuko hari undi muntu ubikubariza kandi yabikubwira ukabifata utyo. Mwami muremyi w'ijuru n'isi, tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza, udukanguri. Njyewe nagonze ibikuta inshuro nyinshi ntakubwira. Reka twikomereze inshuti y'Imana. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru mu buryo bwa Melkisedeki. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa. Suko byari biruhije, suko bitari gusobanuka, ariko impamvu yabyo nuko mwabaye ibihuri, nuko twarangamiye ahatariho. Kurangamira ahatariho nibyo bitera umuntu gutinda kumva. Iyo twicara ku birenge bya Yesu nka Mariya, kumva kwacu kuba kurimo gukura, amaso yacu umwuka barimo gufunguka, imbaraga z'umwuka ziba zigwirira muri twebwe, gusobanukirwa ibyo Imana ishaka biba byaragwiriye. Uyu munsi njye mbona nsa nk'urimo kumara imyaka yitwa ko ari myinshi mu gakiza, ariko mbaze iyo natangiye gusoma mu Bibiliya mu buryo buhojejeho, ndumva atari n'icya kabiri cy'iyo maze mu gakiza. Ndikuvuga ngo namaze imyaka myinshi kandi numva mfite inyota, ariko mfata umurongo umwe nabwiwe wakuye muri konte, nta kintu kinkangurira kwisomera ijambo ry'Imana. Ntumbaze aho nari naragwingiriye, ntumbaze icyo nari narabaye. Mana tugirira ubuntu
kandi nasanze uko ni ukuri, nasanze uwo ni njyewe, wenda nawe byakubera ukundi. Imbaraga zo kutaba on and off, imbaraga zo guca mu bihe byose, ibibi ibyiza, udatembanwe. Suko umwambi utakurasa ariko nturambarara. Numva zaravuye muri iyo minsi ijambo ryambagamo ryagendaga rigwira muri njyewe, narihoragamo ntarishakira iryo njya kwigisha, ntashaka iryo mbwira undi, ahubwo ari ibyo kurya byanjye. Muzi ko biduhesha imbaraga zo kudatembanwa n'imiyaga. Ariko iyo udafite ibyo byo kurya nyine, umuntu wawe wamwe imbere aranyunyutse, umuyaga runaka uramukubitaha, kandi uba uri umwana mwiza, uri umukristo wubaha Imana, ukizwa, hari ibyaha byinshi wamaze no gutsinda, ariko umuyaga w'isiko kugira ngo ukarambara ku ruhande rumwe, ukongera ukakurambika ibumoso, ugahora urya, kuko umuntu wawe wamwe imbere afite intege nkeya. Imana y'imbabazi iduhe kurangamira hakwiriye ku mutambyi mukuru uruta abandi. Twari tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Ibihuri tuguma tuburana na Bibiliya. Mu by'ukuri Bibiliya nta kibazo ifite, ijambo ry'Imana ntabwo rivuguruzanya. Neca y'Imana ni urukundo n'imbabazi. Ariko iyo umuntu yabaye igihuri ahora aburana na Bibiliya, ubuse simvuga kudasobanukirwa, biratandukanye, kuko twese tugenda dusobanukirwa buke buke, ariko uburana na Bibiliya kuko nyine ntitubasha kubisobanukirwa. Ariko nidutinda ku birenge bya Yesu, ni umwigisha mwiza, arashaka kukwihishurira, arashaka kutwimenyesha byigiye imbere. Imana itugirire neza. Ku murongo ukurikiye wa 12 ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Mwari mukwiriye kuba abigisha. Ndemeranya neza ko habaho guhamagarirwa kwigisha rwose. Iyo mihamagarira aho abigisha b'ijambo ry'Imana, abahanuza, bavuga butumwa, abungeri, rwose pe ubuntu bw'Imana burobanura umuntu budashingiye ko kubyo yarasanzwe azi, burobanura kuko bukeneye ko abantu b'Imana bagirirwa neza. Ariko nshuti z'Imana, twese abakijijwe tugomba kuba tuzi neza ibyo twiringira ibyo ari byo, kandi tugomba kuba tubifite hafi. Ijambo ry'Imana rigwiriye muri twe, dusubiza situation, dusubiza abatubaje impamvu z'ibyiringiro byacu. Muri make tugomba kuba twifitemo kwigisha ibyanditswe bitwuzuyemo. Ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, ngo dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro, ibya fondation, iby'ibanze, iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Ngo kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kukunywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Nta mubyeyi n'umwe utababazwa no kugira umwana uba uruhinja iteka. Niko gahinda kubona umwana wadakura mu bwenge no mu gihagararo. Ngo ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'ikiza. Reka dusubire mu nshuti z'Imana. Ngo twari dukwiriye kuba natwe turi abigisha ugereranyije n'igihe tumaze twiga. Ngo nyamara rero ngo twageze ahantu ngo dukwiriye kongera kwigishwa natwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, iby'ibanze. Ntituzi agakiza, ntituzi. Ngo kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Muri make mu mwami ni hagari, hari ku mwinjiro ku muryango, harimo imbere, hari ugukomeza, hari ibibwirwa abana, nk'uko abana iyo dufite amadosiye runaka mu miryango, hari ibyo tubwira abana bato, hari ibyo tubwira bigiye imbere, hari ibyo tubwira bamaze gukura, hari n'ibyo tutavuga ko bataragera ku kigero runaka. No mu mwami nuko bimeze. Hari ibyo nari nkwiriye kubwirwa, Imana ikareba ikavuga ati Rutansi aracyari umwana, dorahagwingiriye, dorahari marareba hatariho. Icyama kongera kitanga amasengesho, icyama kongera kigira imbere, nkamwigisha iby'umwuka, nkamwigisha nkamwereka iby'isi, nkamwereka ibyo atarazi. Ariko avuga ati ibingibi mubwe none byamuhitana ntiyanabyemera. Ko tuburana n'Imana, ko tuvuga ko ibintu bitabaho kandi bibaho, ko tuvuga ko ibintu bidashoboka kubera ubwana, kubera kurangamira ahatariho. Ngo ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge, ngo kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'ikiza. Umva aho nkundira Bibiliya. Abakuru ntago ari mu myaka, si mu myaka umaze mu gakiza. Hari abakuru bakomeje kuba ababebe. Imana itakwimva. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge. Umva ikintu cyiza.
ngo bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Burya irimo witandukanya n'ikibi uba urimo gukura, uba urimo kunesha. Burya ibintu bigusaba kandi wemerewe nawe kubijyamo nk'uko abandi babijyamo, ariko ukitandukanya n'ibyanduye, uba urimo wigira imbere, uba urimo gukura. Igipimo cyo gukura kigaragazwa n'uburyo niyegurira Imana, n'uburyo nitangira Imana. Ntuzakangurira no kuvuga ngo nese ngo nabare abana bose ko babikora, ngo berese ngo nabo ko babikora abapasiteri b'impinja. Ntibatandukanyije ikibi n'icyiza. Imana itugirira ubuntu. Ngo ariko ibyo kurya bikomeye n'ibyo bakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Barabyitoje, ikibi ntibarinda kugitindaho, ahubwo bamara iminsi basengera bibaza hagati y'icyiza n'ikindi cyiza, babaza Mana ni iki unshakamo hagati y'iki cyiza n'iki cyiza, ni iki unshakaho. Ariko ikibi baragihunze, bagiteye umugongo, ntabwo cyiza no muri options zabo. Imana itugirire neza. Iyo umuntu yimenyereje gutandukanya icyiza n'ikibi, hari ibintu atarinda gutindaho, kuko ntibishobora kuba mu byo yarota, mu byo yakwerekezaho amaso, no mu byo yahitamo. Yapfa yakira, yakwicwa n'ubukene, yasuzugurwa, amahitamo yari hagati y'icyiza n'icyiza kugira ngo yimenyere icyo Imana ishaka. Imana itugirire neza. Bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Kurangamira hatariho bitera umuntu gutinda kumenya ibi no kubibamo. Kubera iki? Iyo umuntu arangamiye hatariho aba ashakisha igisubizo, icyangombwa no kubona igisubizo. Icyangombwa ntiyitaho igisubizo cyaturutse, ntiyita uburyo cyabonetsemo, ndetse aramutse akubwiye ubuhamya yataruka akava hano akakugerera hariya, kubera ko inzira yo hagati ntiyabasha kuyivuga. Bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 2:21 haravuga ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, akabigendera kure, agasaba ubuntu bw'Imana ko ategerezwa ibidatunganye. Ngo nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Timoteyo 2:21. Ngo nuko rero umuntu niyiyeza, rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 2:21. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Mbibutse ko Bibiliya itibeshye, turezwa n'ijambo ry'Imana, turezwa n'umwuka w'Imana muri twe, ariko natwe duhunga ibidatunganye. Nkuko byuka ugakaraba, nkuko byuka ukitunganya, nkuko witandukanya n'ibintu runaka, niko ubuzima bwawe burindira mu kwera, uburindira mu kugana mu kibi. Kwera tubarwaho kwa mbere twaguhawe tutagukoreye. Position sanctification. Twemerwa dutyo nka cya gisambo cyo kumusaraba, cyemerwa gutyo. Yesu arakibwira ngo mukanya turaza kubana muri paradizo kwa Data. Ako kanya kubwo kwizera wabambwe, ako kanya ikindi cyanze kubyemera cyabikenesheje gisigara aho ngaho, ikindi gisambo. Ariko ako kanya yitwa umukiranutsi. Ariko wowe ntago wakiranuwe, uri ku buribwo kwa muganga uhita uhera umwuka. Warakiranuwe, wowe nanjye duhabwa andi mahirwe yo gukomeza kubaho. Ibyo rero kwa gukiranurwa twahawe tukugenderamo, niko kwezwa, niko kwitandukanya. Kumenya ikiguzi kinini waguzwe biguhesha kurushaho guhunga ibyo yanga no gusingira no kugana mu byo akunda. Ibyo twarabiha kuko ubuntu buduhesha agakiza bukorera muri twe, buduha kuzinuka iby'isi, buduha imbaraga zo gutunganira Imana. N'ubuntu bukora, ntago ari ubuntu buri paralize butagira imbaraga. N'ubuntu bufite imbaraga, ubuntu muri Kristo Yesu bufite imbaraga. Ariko umuntu ni gute wabwima imbaraga? Ubuntu bukura umunyabyaha mwirimbukiro bukamuhuza n'Imana. Ubuntu bwimura umuntu wananiye polisi, wananiye leta, wananiye umuryango. Ubuntu bumukura mu byaha, ye akabarwaho gukiranuka kandi akabiviva. Ingeso zamwishe n'ibyaha no kuba ruharwa akabikira. Ni gute ubuntu wabwambura imbaraga bufite? Imana itubabarire. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Mu myaka myinshi cyangwa mike yamaze mu gakiza, nagiye mbabazwa n'ukuntu umuntu asigara, sinzi ko nabasha kubivuga neza, ariko umuntu tuvuga urugero ni nk'itsinda ry'abaririmbyi cyangwa ry'iki, ariko umuntu uru rugendo rwo kubana na Yesu twahamagariwe guhora twigira imbere.
none iyo umuntu yiyeza akitandukanya n'ibidatunganye akarushaho kwikonsakra kuba devoted ku mwami agenda yigizwa imbere. Noneho kuko tuba turi abantu baba ahantu hamwe ujya kubona ukabona umuntu aragucitse arasigaye kubwo kutiyegurira Imana, kubwo kutitandukanya. Akenshi umuntu abibona mu matsinda manini nko mu baririmbyi cyangwa iki, ukabona umuntu wari ufite ishyaka ryiza ry'Imana, wari ufite n'impano y'Imana, ariko ujya kubona ukabona arasigaye mu bandi, arasigaye ukuvugiza agahinda. Kutiyeza no kutitandukanya bisigaza umuntu. Nasanze ariko biri kuko Bibiliya yatubwiye ngo iyo niyiyeza akitandukanya azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro. Muri make kubura kwezwa no kwitandukanya bitera kutaba iki gikoresho cy'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro. Umuntu agasigara ari igikoresho gisa nk'ingwiza murongo, gisa nk'igidafite umumaro, kandi cyaragenewe umumaro w'igitangaza kizamarira abera. Imana itugirira ubuntu. Ngo azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Haleluya. Uyu mutambyi mukuru rero turimo tuvuga nshuti z'Imana ni utwubaka natwe tukaba abatambyi twese abizera. Ndifuza kuvuga kuraka tugana ku musozo. Yesu ni umutambyi mukuru, twebwe tukiri mu isi natwe aduhindura abatambyi. Hanyuma ntifuza ko hahora ikindi kintu kidutandukanya nawe, ahubwo yifuza ko dukurira muri we, hahandi twavutse muri we tugakurira muri we, natwe tukubakwa ku buryo dusigara dukora umurimo yagakoze ari hano mu isi. Murumva icyo cyizere ku buryo uhamubera umusigariraho, kuko atakigendagenda mu isi akaba azi ngo ubwo kanaka yakijijwe azansigariraho. Abatanzi bazamumenya, bazamenya baciye muri we, abatazi urukundo rwanjye bazarakwakira baciye muri we, abatwikiriwe azabasengera batwikururwe. Yesu akanyizera muri uwo murimo, akaba ari nayo mpamvu antindije n'ahangaha, akaba ari nayo mpamvu agutindije n'ahangaha, kuko yizera kuzasigara uri umutambyi mu cyimbo cye. Azaba kwingingira iburyo bwa Data, nawe uri umutambyi hano ku isi. Uwo ni umurimo akora wenyine, nta muranga wakora uwo murimo, nta muranga wakubaka. Azakoresha amagambo abaranga bavuga, azakoresha kwigishwa by'abaranga bavuga, ariko niwe wenyine ufite imbaraga zubaka umuntu. Yarangiza akamuturamo, kwa kundi Yohana yavuze akavuga ngo ngenda babatirisha amazi gusa, ariko uhagaze muri mwebwe mutaramenya, wowe abatirisha umwuka wera, arakubaka mu bumana, ubuzima bw'Imana bukaba muri wowe. Ni gute utarangamira uwo muntu? Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 murongo 3 tugeze ku murongo wa 10. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 gatatu kugeza ku 10. Niba mwarasogongeye, mirongo yo hejuru nayo ni myiza ariko sinifuza kubivugaho. Niba itubwira ibyo tugomba kwiyambura. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Gusogongera ni igihe umuntu ataragutomera, ni igihe umuntu agikeneye umuranga hagati, arasogongejwe. Umuranga ambwiyeho ineza y'Imana, aragusogongeje muri make, ariko wowe wasogongeye. Imana ihumugisha abaranga badusogongeje. Urasabwa kutagarukira aho ngaho ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Umuranga yaradusogongeje, yatubwiye imbabazi z'Imana, yatwigishije gufungura Bibiliya, dusogongerwa ineza y'Imana, atubwira gusenga, dusenze turatabarwa, atubwira ineza y'Imana igitugeraho tutanasenze tutazi niyo biva bijya, atubwira aho dukomora agakiza n'imbabazi twagiriwe tutazigizemo uruhare. Umuranga arabitumenyesha. Turasogongera. Abasenga n'abegera ijambo ry'Imana mwe benshi mwarasogongeye, mwabuza kuba inshuro nyinshi igikurikiraho ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Noneho nimugire gute? Ni mumwegere. Umuranga ni musenga bajya ku ruhande, mukomeze yego arabayoborana umuyobozi wanyu mu mwuka ntacyo bitwaye, ariko no nimwegere uwo nguwo yabarangiraga. Ni mumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribirya igiciro cyinshi. Ngo namwe mwubakwe. Kumwegera kuduhesha kubakwa. Utegereye asaza tubatswe, tukajya twibaza uko byagenze, ariko uwegereye wese arubakwa, impinduka z'ubumana zigakoreka muri we. Ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Yesu aragutegereje, arantegereje. Ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Hari ibyo wagenewe gutamba, ibitambo by'umwuka, guhuza nawe abantu na Kristo,
nkuko hari rya jambo rya reconciliation nawe uhuza abantu na Kristo kubwo kubabwira ubutumwa bwiza, kubwo kubingingira, kubwo kubereka Yesu, kubwo kubakomeza, nawe utamba ibitambo by'umwuka. Ni koko hari imihamagaro abantu bajyamo mu buryo buri vocationnel bagaturayo, ariko ibi byahawe abizera bose, abizera bose. Nawe wubakwe, mwubakwe nk'amabuye mazima, muhinduke inzu y'umwuka yo guturwamo n'Imana, muhinduke ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Mu gakiza ntago habamo abataragenewe ibi. Arabavandimwe twajyaga tuganira bakadusetsa bakatubwira ngo bona abashumba ngo b'abatekinisiye. Banyumvise bakwimenya, ariko nuko batubwiraga abashumba b'abatekinisiye icyo cyo baga bivuga no kuvuga ngo bo ntibahamagariye gusenga, ntibahamagariye kumenya ijambo ry'Imana, bo n'abatekinisiye. Nta mu Kristo umutekinisiye ubaho. Muri make umutekinisiye ni umuntu ushobora guhuza ibyuma akadushyiraho mikrofone, mbese agakora urusengero adasenga, agategura intebe, ariko we ntasabwa gusenga, ntasabwa kubwi. Nubwo waba untwaza ibitabo, nubwo nta mpamvu yo kubintwaza ko nanjye nabyitwaza. Nubwo waba untwaza ibitabo, nagira ngo ngere ko ngo atari umurimo w'ubutambyi bw'umwuka. Urasabwa wenda kubintwaza aho babitwara, ariko nawe ugomba kuba inzu yubatswe ku giti cyawe y'umwuka yagenewe gutamba. Nyuma y'uko twaje ibitabo ubitwaza, si wo murimo w'ubutambyi bw'umwuka. Urasabwa kwisabanira n'Imana, ugatunga ijambo ry'Imana muri wowe, ugahuza abantu n'Imana, ukingingira abantu, ukamenya icyo Imana ivuga. Ni ukuri ko hari imirimo dushobora kuzakora twazagera imbere y'intebe y'Imana tugasanga nta kintu twigeze dukora, kandi twarabize icyuya. Nta mu Kristo w'umutekinisiye ubaho. Simvuga ko badatekinika, ko batadutekinisiye ntago mwaba muri kunyumva, ntimwaba muri kundeba, ariko baratekinika bakora basabwa nabo gusabana n'Imana nkuko nanjye uvuga utazi guhuza icyuma na kimwe n'ikindi, nkuko nanjye sabana n'Imana. Barasabwa kuba mu ijambo ry'Imana, barasabwa guhuza abantu n'Imana, barasabwa kubwira abantu iby'agakiza. Nta mu Kristo wagenewe gutanga amafaranga yonyine ubaho. Yego reka nyavuge kuko turayakeneye, turanayakunda karagira n'umumaro, ariko nta mu Kristo wahawe umuhamagaro wo gutanga amafaranga yonyine. Nusoma ijambo ry'Imana uzasanga umugabo witwa Barnaba, wa mugabo wagiye kuzana Paulo. Uzasanga hahandi igihe uriya mugore n'umugabo bagurishije isambu bagatangaho, Ananiya na Safira bagatangaho bikibindi bakabyisigariza. Urabizi umugaragu w'Imana yarababwiye ngo byari ibyanyu, mwashobora kuvuga ibi turabihitorero, ibi turabigumana, kandi mukaza mukavuga mu cyo ntagira icyo muba. Hariho uriya mugabo w'Imana ngo aravuga ngo nawe yari yaragurishije isambu, kandi yagurishije ibyo arabitanga, kandi yagiye kuvuga ubutumwa bwiza hamwe na ba Paulo. Nta mu Kristo w'umutekinisiye, nta mu Kristo wagenewe gutanga gusa atagira umwanya wo gusabana n'Imana. Nawe uri inzu y'umwuka yo guturwamo n'Imana no kugira Imana umwanya. Ntago bivuga ngo kuko nkora cyane ngo sinzaye. Mu gukora kwawe ni umugisha, gukora ni umugisha, kandi Imana nigutera inyota, mu magambo turimo kuvuga, uzagira umwanya wo gukora ako kazi kenshi, ugira n'umwanya wo gusenga. Daniel nawe yari umuguverineri, ariko agira umwanya wo gusenga no kwingingira. Guverineri wingingira ubwoko, uvuga uzi imyaka bagenewe kuhamara, ariko akamenya no gusenga no gusabana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nshuti y'Imana, nta muranga wagenewe kuranga byiteka. Umuranga araranga igihe kikagera, umukwe n'umugeni bakihurira bakagendana. Umuranga akava muri sene, akava muri ako gakino, umukwe n'umugeni bakagendana. Umuranga ushaka kumugaruka kumugisha inama once in a while, rimwe, ariko umuranga yaguhuje n'umukwe ufite ijambo ryo kugukiza, ufite ubugingo buhoraho, ufite imbabazi muri we, ufite urukundo rugukunda. Erega umuranga ntiyagukunda nk'uko umukwe agukunda, kandi umuranga nawe aracyakeneye kwitambirira ibyo bitambo. Kandi umuranga amarwaho n'urupfu, si umutambyi byiteka. Umuranga arasaza, umuranga arananirwa, umuranga ashobora no kurangira inzira, bwacyo iyo nzira bakayiyoba. Ubuse nayo tuzamukurikire. Niyo mpamvu hari ibihango bimwe dukora tutagombye gukora. Ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, Imana yawe izaba iyanjye igihe uzaba ugera ikirenge mu cya Yesu. Nudakomeza kugera mu cya Yesu sinzagukurikira, ntuzankurikire. Nshuti z'Imana, hakurya y'umuranga hari umutambyi mukuru utunihira iminsi itavugwa, wifuza kukubaka nawe ukubakika, ukaba inzu y'umwuka yo gutamba ibitambo by'Imana, ibitambo by'umwuka. Imana ikaguhuza n'icyo yakuremeye. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Niko ko hari imvugo dufata zo mu isezerano rya kera tukazigumana
okay, kubera ibyo twumva, kubera uko twiga rwose ntacyo byari bitwaye, ariko biragitwaye iyo duhezaho, iyo tutigira imbere. Nubwo ngo nsengere niwe mutambye, niwe Imana yumva. Ushwi twese twarabihawe, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera ngo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Iyo nakubereye umuranga mwiza, ndakwigisha ngasa nk'umutoza wawe, ngasa nk'ukujya imbere ukandeberaho, ariko iyo nakubereye umuranga mwiza, igihe kiragera tukagendana nta gukomeza kuba inyuma yanjye byiteka. Niyo mpamvu Paulo yavuga kuri Timoteyo, aravuga ngo simfite undi duhuje umutima wo kubatumaho. Bagiranye igihe cyo kumureba akora, cyo gukora nawe akamureba, igihe kiragera nawe aratumwa, nawe akorera Imana. Ntabwo wigumye munsi y'igicucu cya Paulo. Sinkubwira kwigomeka pe, shwi, ubwigomeke bwose buturuka kuri Satani. Ndakubwira kubaha, ndakubwira kumva, ariko ndakubwira kuturenza amaso ukareba uwo tuvuga. Hakurya y'umuranga hari umutambyi mukuru wapfuye ku bwawe, utaragupfire kugira ngo njyewe nkomeze mbe hagati yawe nawe. Ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo 6, ngo ko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubo mwizeye muzi yuko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Nibuye risitaza, abanze kwizera nibo risitaza. Nibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi aribo ryagenewe. Reka ahantu mwihangane masome muri Bibiliya ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2, ndasoma kare kugeza ku 8. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 kandi kugeza ku 8. Ngo nimwegere Nyagasani we buye rizima abantu banze. Nimwegere Nyagasani we buye rizima abantu banze, nyamara rikaba ryaratoranyijwe n'Imana, ngo kandi rifite agaciro kuri yo. Ngo namwe nimumusange muri nk'amabuye mazima, kugira ngo mwubakwe mu binzu ya mwuka, bityo mube imbaga y'abatambyi b'intore zima, imbaga, ikoraniro, iteraniro, twebwe twese abera. Namwe nimumusange muri nk'amabuye mazima, kugira ngo mwubakwe mu binzu ya mwuka, bityo mube imbaga y'abatambyi b'intore z'Imana, mushinzwe kwitura ibitambo biyishimisha, mubikoze ku buryo bwa mwuka kandi mubishobojwe na Yesu Kristo. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo dore nshyize muri Siyoni ibuye natoranyije, ngo ribe insanganya rukuta. Muri make yakuwemo ibintu byose bigikubita hasi. Ngo dore nshyize muri Siyoni ibuye natoranyije, ngo ribe insanganya rukuta, rifite agaciro, urifitemo icyizere ntazakorwa n'isoni. Ngo nuko rero mwebwe abemera Kristo, iryo buye ribafitiye agaciro, ariko kuba batamwemera, ngo ibuye abubatsi banze niryo ryabaye insanganya rukuta. Bararyanze, ariko nta handi wakomerera ritarimo. Ngo kandi ngo iryo ni ibuye risitaza abantu, ni urutare rubagusha koko, kandi barasitaye nk'uko babigenewe, kuko batumviye ijambo ry'Imana. Iyo rikuwemo iri buye rizima ryo Yesu Kristo, iyo rikuwemo ibintu byose byikubita hasi. Impamvu umuntu ateraganwa n'imiraba bigahoraho, simvuga ibya rimwe na rimwe, kuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Hari igihe rwose imyambi y'umwanzi guhurizaho ukavuga uti birarangiye noneho neza neza. Simvuga ibyo, naba nirengagije amakuba ari mw'isi, oya. Ariko guteraganwa kwa hato na hato biterwa n'uko iri buye rikomeza ubuzima ryakuwemo, umuntu akarangamira abaranga, n'umuntu ntagira imbaraga z'umusimamo. Imana itugire neza. Ngo kubanze kwizera, ariko kubatamwemera, ngo ibuye abubatsi banze niryo ryabaye insanganya rukuta. Ngo kandi ngo iryo ni ibuye risitaza abantu, ni urutare rubagusha koko, kandi barasitaye nk'uko babigenewe, kuko batumviye ijambo ry'Imana. Aka kajambo rero gasoza kavuga ngo kuko batumviye ijambo ry'Imana, nagira ngo ukumve hanyuma soze. Barasitaye nk'uko babigenewe, ntabwo kugenerwa gusitara aricyo cyabanje, ahubwo babitewe n'uko batumviye ijambo ry'Imana. Umuntu ahabwa kumvira ijambo ry'Imana
kuko arifite, kuko aryumva, kuko ahuzwa naryo. Utaribamo bimuhoza mu ntege nke ntiyubakwe. Barasitaye baragwa, Kristo abahindukira igisitaza. Hari ahantu Yesu yabwiye abigishwa ba Yohana baje kumubaza ngo niwe cyangwa si we bategereza undi, arababwira ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ni iki gituma tutagushwa n'ibya Yesu? Nuko dufite ijambo rye muri twe, nuko rigwiriye muri twe, reka tubera imbaraga, reka turemamo kwizera n'igihe tutabyumva. Ntabwo ibintu byose byose uzabyumva, hari ibintu utazigera wumva impamvu yabyo, hari ibintu utazigera wumva impamvu ari we byabayeho, hari ibintu utazigera wumva kuki byaje muri icyo gihe, hari ibintu utazigera wumva. Uzakomezwa n'icyizere umufitiye, ukavuga uti ndabizi neza ko arimo, ndabizi neza ko ari kumwe nanjye, yarambwiye ngo azabana nanjye kugera ku mpera y'isi, ndabizi neza ko atansiga njyenyine. Ugasigara nicyo waheshejwe n'icyo avuga, kuko atabeshya, kuko ari uwo kwizerwa. Kandi mwibuke ikizana kwizera ni amagambo ya Kristo, si amagambo asanzwe. Niba umara isaha ngutera stories igihe cy'umuyaga uzarambarara. Kubera iki? Ndaguteye stories, ariko ijambo rikomeza umuntu rikamubyukiriza kwizera ngo nukumva ijambo rya Kristo. Iyo umuntu yagize ibyago byo kutura imbere y'abaranga babi, abwirwa inkuru, akabwirwa motivation speeches, akabwirwa ibyo azakorerwa n'Imana. Nongera ngo Imana irizerwa, wabimenye ibyo azakora, utabimenye izabikora. Ariko ukeneye kwigishwa kwitondera ibyo yasize akubwiye, ukeneye kumva amagambo ya Kristo kugira ngo kwizera kwawe kube kuzima. Imyambi y'umubi itaguhinguranya. Nasanze imyambi tugeraho ku isi isa, iyakugeze ishobora kuba idasa n'iyangezeho, ariko yakugezeho ni rusange mu bandi. Za ntwaro z'Imana Pawulo atubwira mu Efeso, yaravuze ngo imyambi ngo ya wa mubi yaka umuriro. Nuvuga ngo Satani ajya gutera nta mbabazi, nta mpuhwe, navuga ngo disortance n'umwana mwiza, disi azantera n'imyambi yaka umuriro. Nzamurindwa n'iki? Nuko mfite ingabo yo kwizera. Azacisha ku mutwe asanga ingabo irahari, asanga ingabo imeze nk'abasirikare b'Amaroma, irahera ku mutwe iragera ku birenge, umwamba kubite hano usubireyo, avuga ati turananiwe. Ariko nasanga kwizera ntako, umwambi wose uzaguhinguranya, umwambi wose uguhinguranya. Reka mbabwire ibintu bihinguranya abantu tubiziranyeho. Bamwe bahinguranywa n'ibyago, abandi bahinguranywa n'ibyaha, ariko byose bifite imbaraga zo kurambika umuntu. Yewe hari abandi bantu bamenyereye ibyago, ntawe ubimenyera, ariko babashije kuba mu bukene cyangwa mu kubura, uyu munsi bahinguranyijwe n'ubukungu, ntacyo bakiganye. Barakubwira nta mpamvu. Nigeze kuganira n'umuntu umwe, arambwira abantu basenga cyane kuko bari muri Afurika, kandi ubwo yari umunyafurika mugenzi wanjye. Twigeze kubana mu bihe byo kubura, mu bihe byo kugenda n'amaguru tudafite ijana rya bisi. Ariko arambwira ati biriya bintu ntabwo ngewe nyibigirira umwanya, ntabwo nyibigira. Mwami wanjye we, umwanzi yo kanyagwa, icyakubasha cyose azagikoresha, nubwo cyasa nk'aho ari cyiza, isi gikomera amashyi. Imana iturinde, iduhe ubuntu bwayo. Barasitaraho bagahirima kuko batumva ijambo ry'Imana. Soze mvuga ngo uryumvira n'urifite, ariko udahura naryo kenshi, utaryumva kenshi, utaribamo, ntazamenya n'icyo yumvira. Bizamutera guhora mu ntege nkeya, atazi impamvu atubakwa, atazi impamvu ahora mu ntege nkeya. Yesu yaravuze muri Yohana 14:21 ngo ufite amategeko yanjye ugize gute? Uyafite. Ufite amategeko yanjye akayitondera. Muri make habanza kuba nyafite, kuba mpura nayo, mpura n'ijambo rye, nditekereza ku manywa na nijoro, rintindamo, ntindana naryo. Ngo ufite amategeko yanjye hanyuma akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Uyu muntu ufite amategeko y'Imana, uyu muntu yitondera, azabona Yesu no mu miyaga myinshi azamubona. Kubera iki Yesu yavuze ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Tuzaba twamubuze we amubona, tuzaba tubona ahagaze mu bintu byakamwica, ariko we abonamo Yesu, kuko Yesu ntabeshya. Ariko umwanzi rero n'umuriganya, azakoresha ikintu cyose cyatuma utabana n'ijambo ry'Imana, kandi wateranye, kandi wagiye gusenga. Imana itugirira ubuntu. Reka tugarukira ahangaha. Twagomba gusoza ku murongo wa 10 muri rwa rwandiko rwa mbere rwa Petero, umurongo wa 9 turawuzi.
ngo ariko mwebwe mu bwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. uri umutambyi w'ubwami bw'Imana. Umutambyi mukuru yifuza ko wamurebaho, yifuza ko wamuhanga amaso. Uko umwegera niko wubakwa, uko umwegera niko wubakwa. Tuzarangiza kubakwa rwose igihe tuzambara umubiri w'ubwiza agiye kutumurikira Data. Tukiri n'ahangaha twubakwa buri munsi, twubakwa buri munsi kuko twifitemo ibyuho, twifitemo intege nkeya, turi tumeze nk'aba batambyi barindaga kwitambirira. Ariko uko tumwegera niko twubakwa, tukubakwa, tukarushaho gusa nawe, tukarushaho guhuzwa n'imigambi yaturemeye, tukarushaho gusobanukirwa icyo adushakaho. Ntiduhinduka abakristo b'abatekinisi, ntiduhinduka abaherekeza abandi, tukamwiyumvira, tukamwibonera, tugatunga amategeko ye, tukahabwa imbaraga zo kuyitondera. Ntiwagira imbaraga zo kuyitondera ntaho wahuriye nayo, ariko muri yo yifitemo imbaraga zigutera kuyitondera, zigutera kurushaho kugira inyota. Yesu yabwiye abayuda bamukurikiraga, arababwira ngo ijambo ryanjye ni umwuka kandi n'ubugingo, ni spirit, ribasha kugera ibwina n'ubuzima. Ijambo ryanjye ni esprit kandi n'ubuzima, ni vie. Niyo utaryumva rirakuvivifiya, rikubeshaho, rikuzanira ubuzima. Iyo twari ibyo kurya ntidukenera kumenya potassium, calcium, vitamine A na D, ariko biba byangiyemo kandi bikomeza amagufwa yanjye kuko nabiriye. Ntago dutangira turyumva, ariko twariye. Umuntu wacu mu mwuka yariye, yagaburiwe. Wikwemera ikintu cyose gituma udatumbira umukwe, ikintu cyose kidatuma udatumbira ibye, wirangazwa n'ibitambuka. Habwa gushishoza, umenye ngo ibi ndabiha umwanya wanjye. Kwese ratwe ngo twirinde uko twumva, ibi ndabiha ugutwi kwanjye isaha, ibi n'ibintesha umwanya. Nta muranga witeka. Umukwe n'umugeni bagomba kugenda bakazakora ubukwe. Umuranga ntaho uri hagati yabo, ntajya kureba uko baryamye n'uko babyutse. Umuranga yababaye ikibazo. Kandi kuko umugeni yihuriye n'umukwe, uba aramureba amaso ku maso. Ntago ninjye uri buze kumbwira ngo dore ngo umukwe rero ngo wagushatse ngo burya ngo afite ngo amatwi ameze gutya, afite amaso ameze gutya. Umugeni yihuriye n'umukwe, igikwiriye umugeni n'ukomeza kwegera umukwe we no kwitegereza, bagasabana muri intimite, bakinjiranamo, akamenya ibyo umukwe akunda. Hanyuma umukwe akamubwira icyo yamukoye n'icyo yamushakagaho, naho arimo amujyana akamusogongeza ku byo abikiwe mu ijuru, akamusobanura, akajya avuga ati hari ubundi bukwe tubikiwe hakurya y'ubu buzima, hari ubundi bukwe bw'umwana w'intama. Ukabyimenyera, ukabimenya birenze formation, ukabigihishurirwa, bikakuzura, bigatuma isi itakuzimya. Kuko urabizi ko hakurya ahangaha umukwe yaragukoye, umukwe arimo arakujyana mu birori bikuru by'umwana w'intama. Mukimenyanira nshuti y'Imana. Ubusubwira ubwahishwe. Aha ntabwo ukeneye kumenya gusobanura ubuhanuzi bwose, nk'uko habaho inyigisho zimwe zivuga ko ukeneye gusobanukirwa ubuhanuzi bwose. Ntabwo nitugera mu ijuru bazadukoresha ikizamini ngo uramenye gusobanura. Ibigohesha agakiza urabifite, ibigohesha kwegera umukuru urabifite. Komeza wiga ijambo ry'Imana ko twese turyigishwa n'abandi, kandi Imana yaduhaye impano zitandukanye. Ariko attention, simbe hagati yawe n'umwami wawe, kuko nimba hagati yawe n'umwami wawe, umunsi nacogoye, umunsi naguye, umunsi wansanganye intege nke, umunsi ibyo utarotaga ko nabamo ntabibamo. Hari abera benshi bacogojwe, basohotse mu nzu z'Imana, baravuze ngo agakiza ntikabaho, kuko umuranga bamufashe nk'aho ari we mukwe. Data, duciye bugufi imbere yawe. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu bwinshi, uri Imana y'urukundo. Nta nubwo twamenya kukuvuga ukuri. Wowe mutambyi mukuru wicaye iburyo bwa Data, utwingingira. Urukundo rwawe ntiturabasha kurwigisha, imbabazi tugira ntiturabasha kuzivuga. Waraduhamagarizwa ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, kuko ntawe usubiza inyuma. Ntusubize inyuma baguhungiraho. Ntawe usubiza inyuma ngo umubwira ngo nturamenya gusenga, ntawe usubiza inyuma umubwira ngo nturamenya gusoma ijambo ry'Imana, ntawe usubiza inyuma, ahubwo uratubwira ngo nimwegere,
nimurushaho kwegera, mwarasogongejwe none nimurushaho kwegera kugira ngo namwe mbubake. Mwami turaje ngo twubake, uduhishurire ibirenze ibyo navuze nyaguhora ku ngoma, ndetse ibyo nawe navuze bitagira umumaro bikure mu matwi yacu no mu mitima yacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, imitima yacu irakwasamiye, amaso yacu ahanze kuri wowe, ni wowe dushaka. Ngwino wongere utwihishurire, ngwino utwigishe inzira zawe, ngwino ugiye gusogongera ku rukundo rwawe, ngwino tumenye umurimo nyamukuru wadukoreye, turushaho kukwiyegurira. Ngwino duhe ubuntu bwo kwitandukanya n'ibyanduye byose, ngwino duhe bwa bwenge bw'abamenyere gutandukanya ikibi n'icyiza, kugira ngo twe gukomeza kuba ibihuri, twe gukomeza kuramizwa amata y'umwuka. Hari ubundi bwira wifuzaga kuduhishurira, ubwira ubw'ubwami bwawe, ubwira ubw'ibyo dusaba gukora mu isi, ubwira ubw'ibyo dusaba, uko dusaba guhagarara mu cyuho, uko dusaba kuba abatambyi, uko dusaba gusengera ibihugu n'abami n'abategeka, uko dusaba gusengera itorero. Ngwino Mwami utwigize imbere twe kugwingira, ngo ube warungiye kunyongorera ikintu ariko usange ntashyitse, uvuga uti icyo rutanse ntiyakihanganiye ntiyanacyumva. Ndakwinginze wihutishe kumva kwanjye, umaremo ibyangwingije, umaremo ibyansinzirije, umaremo ibyanteye ubunebwe, umaremo nyaguhora ku ngoma, umekwezwa no kubonera, kugira ngo ibyo wangeneye mu gihe cyanjye, kuko nanjye ndi wa mutambyi ushira umarwaho n'urupfu, kugira ngo ibyo wangeneye mu gihe cyanjye byose mbyakire, mbihagararemo, mara umumaro, sohoza ibyo wari warangeneye Mwami w'abami, maze ningera imbere yawe nzaba narakoze ibyo nagombaga gukora byose, nzaba narabaye byose nagombaga kuba byo, nzabe naragize umumaro wose wari untegerejeho, nzabe naraguhuje nabo nagombaga kuguhuza nabo, nzabe narabaye umuranga mwiza utuma abantu bakumenya nyaguhora ku ngoma. Umare mu bunebwe bwose n'ubuswa bwose no kugwingira kose, utwigize imbere Mwami muri iyi minsi yo gusenga. Erega urizerwa, ntuzabura kutugirira neza, ntuzabura kuduha utunozangero, ntuzabura kudutabara, ntuzabura kudukiza indwara, ntuzabura kudukiza ibyago, ntuzabura kudukiza ibyaha, ntuzabura kutwanganyaho amahage hatubuza kwera imbuto nyinshi, ntuzabura, nk'uko kukiguhesha icyubahiro nuko twera imbuto kandi nyinshi, nicyo kikubahisha Mwami w'abami. Ngaho tumareho ibintu byose bitwizingiraho byatubuzaga kwigira imbere, dutandukanye na buri kintu cyose gihagaze hagati yacu nawe, dutandukanye n'ikintu, dutandukanye n'umuntu, dutandukanye n'ibihe, dutandukanye na situation zihagaze hagati yacu nawe, amaso yacu ntakurangamire. Nubwo twaba tubikunze cyane, mu buryo bwawe nasanze amaboko yawe y'imbabazi ajya twarura no mu byo tutazi, warura abahungu bawe n'abakobwa bawe mu byo batazi, ariko ubona bibakerereje, bibabujije kukubona, utwarura, ukoresha ibyo ushaka, za ntwaro zawe zitutamenya. Ayi Mwami wanjye, ukoresha ibyo ushaka, utwarure kubw'imbabazi zawe, kugira ngo tudaheranwa. Erega niwe watuguze amaraso y'igiciro cyinshi, uratuguze ngo tutongera kuba imbata y'ikintu n'imbata y'umuntu. Turi imbata zawe, turi mu bubata bwiza bweguriwe wowe. Urakoze Mwami. Sabiye umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe, bafashe umwanya nyaguhora ku ngoma, tukabana mu ijambo ryawe, bafashe umwanya tukabana mu bihe byo gusenga. Ubaha umugisha, usubize gusenga kuri mu ndiba y'imitima yabo, twese ngewe nabo utwongerera inyota, kugira ngo turusheho kugutumbira. Iwawe hari ubuzima, iwawe hari umubyibuho, iwawe hari uguterwa, tugaterwa nka cya giti cyahotewe hafi y'amazi. Iwawe hari ubuzima, tugaterwa nka kiriya giti, tugashorera imizi mu mazi, ngo izuba ryacana amapfa yatera, ngo ntabwo icyo giti gikangwa n'inzara, nigikangwa n'izuba ryacana, ngo ahubwo ngo amababi yacyo ahorana itoto, ngo kikera imbuto mu gihe cyacyo. Duhe ubwo buzima bushoreye imizi muri wowe, isi ntizabura amakuba n'ibyago, isi ntizabura akaga, ariko duhe gushorera imizi muri wowe. Waratubwiye ngo ni koko ngo mu isi ngo tugire imibabaro, ngo ariko niduhumure wanesheje isi. Urongera uratubwira ngo ujye utanga amahoro atandukanye no ku isi yatanga. Iyo bitaba byo ntuba warabitubwiye. Duhe ubwo buzima bushoreye imizi muri wowe, udukize kwiringira abana b'abantu, kuko bizana kuvumwa. Waratubwiye Mwami ngo umuntu ahita amera nk'igiti cy'inkokore ngo cyatewe mu butayu. Turinde kwiyiringira ubwacu, turinde kwiringira abantu, uduhe gushyira ibyiringiro byacu muri wowe. Tuvuze umugisha ku gihugu cyacu, tuvuze amahoro, tuvuze gutwikirwa n'amaraso yawe. Imigambi y'umwanzi Satani yose niburizwemo muri iki gihugu, mu bihugu by'abaturanyi. Umugisha wawe, amahoro yawe bibe umugabane wacu. Turasengera muri bice birimo intambara n'amasasu, turasengera ingabo, turasengera abo bose babyegereye. Uwiteka Mana Nyiringabo,
ubuzima bwabo buzigamwe mu maraso yawe, ubwenge bwawe bukorane n'abayobora ibihugu, bukorane n'abafata ibyemezo, kugira ngo mwami buri cyemezo cyose, buri nama zose ziyoborwe nawe, imigambi y'umwa Satani yose iburizwemo. Uri isoko y'amahoro, amahoro dufite ni wowe yatanga, wakoresha ingabo, wakoresha abantu, ariko utarinze twabera amaso ubusa. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, abagirire neza. Murakoze kumara uyu mwanya mu ijambo ry'Imana. Naha mu gitondo muri Nibature, mu tubana muri Nibature kuri Zoom, abandi naheje ku mugoroba. Mwami Yesu abaho umugisha.